ngo Kimenyi Yves yarongoye Muyango Mm. ngo babaranye kumugira inama yuko ave mu bagore bakuru. Ngo Kimenyi buriya ntabwo ajya kurongora udafite amafaranga uri umukene. Niba nkumvishe neza n'umupfubuzi se. Kuntu Kimenyi Yves yaragendaga ngo yabaga afite ibigore bimeze nkaho bikuze munsi byo bimurutaruta, ariko nyine ari n'ibisireye akazajya bicuta ariko bimuha no ku mafaranga. Bamukubite na pasi rega, iyo pasi yari bamuhaye pasi ya Muyango. Muyango yagiye gusanga Kimenyi ahantu bari mu bakinnyi barimo barakina umupira ahantu gutya, barakamuzanira kanabona ntacyo kabaye da. Ubundi Kimenyi ameze nk'iki ngo wamuriyeho navayo. Hari n'ubukobwa buba bwariye Kimenyi kakamurya nk'uno munsi ari agafana ka Muyango kagahita kavuga ati yo Muyango namugize. Nukuvuga ngo Nana ari muri abo bagore bakuru bashugama. Abo bagore rari nimo ndakubwira Nana barimo. Kugira ngo Muyango rero turike kugira ngo yatakura mu diaspora byagenze bite? Kugira ngo Muyango yatake diaspora. Yatake Nana. Uri kumva Muyango agira defo yo kudasohoka ngo avuge. Ameze nka debe. Avuga iki badumba bahari twamuvugira. Ariko Muyango akomeje kwambara iyi shusho yambara, urimo kumva? Biragenda bikamuturikiramo. Dore nyirabayazana w'ibi byose ni iyi message. Dumba Nyambo ari guhohoterwa. Reka. Babigaruka akuribuka ko nakubwiye ko ari njyewe umuntu wa mbere wigeze gutorera ubusurira. Njyewe natorera ubusurira bwa Muyango na Kimenyi, ni njyewe ubuzi inzi gitando kuntu gisakuza. Same Jesus. Kimenyi Yves ngo niwe muntu wa mbere namenye story ya Kimenyi Yves na Muyango ukuntu imeze. Ngo Kimenyi Yves yarongoye Muyango ngo babaranye kumugira inama yuko ave mu bagore bakuru. Ngo Kimenyi buriya ntabwo ajya kurongora udafite amafaranga uri umukene. Niba nkumvishe neza n'umupfubuzi se. Okay, navuga ko n'umupfubuzi ko abakinnyi b'umupira baba bashoboye akazi kubera bahora muri tize. Ntabwo nabyita ubupfubuza zisake kubera bari n'umusitari n'ibigore babimukunda. So rero urumva ko abagomba kurira ubuntu kuntu tu urumva kandi bakongera bagashiramo. Urumva so rero aho ngaho hari ukuntu Kimenyi Yves yaragendaga ngo yabaga afite ibigore bimeze nkaho bikuze munsi byo bimurutaruta, ariko nyine ari n'ibisireye akazajya bicumita ariko bimuha no ku mafaranga. Noneho ibyo bigore niba byari nka bitanu, niba byari nka bingahe yajyaga bicumita agira ko bimu amafaranga, noneho bikazajya bimurwanira tu. Noneho kubera byamurwaniraga cyane, ubundi niko bimeze ibi bintu byose. Izi nkuza za Muyango ni kuko bimeze kubera byajyaga bimurwanira cyane byose bitamubona. Bikaza bimugira inama, kimwe muri bimugira inama biravuga ati ngo warongoye washatse umukobwa mungana. Umukobwa mwiza mungana ukava mu bintu by'abakecuru. Ariko kimwe muri byo cyari kirangiye kurongorwa cyamugiriye iyo nama. Cyaje kurongorwa kigize ntuza cyavuga ati ngo ukava muri ibi bintu by'abakobwa bakuru. Kume kimwe kiravuga ati ubwo muretse n'abandi bamureke. Ubwo ndongowe. Ubwo ndongowe n'abandi bakora iki? Kandi nyine muravuga Stora Caritas bagomba kuba ama gift man, ni muravuga Stora ni ndaho bagira. Ntabwo ari kubibona. Guys, bari barampase. Bari kuguha nyine. Guys, tumugeze ku 2000. Mungeze ku 2000 ngomeze story yanyu. Urumva? Kimwe kirongo kita kivuga ati kikaza kimugira inama, ariko kimukubita n'umufungo wa danger. Kimukubita umufungo wa danger sike utangiye gukora neza. Kimukubita umufungo wa danger noneho akaba bikagomba ko nyine acyumva. Kwera nyo cyabone kugira ngo ugire ikintu umbwira ugomba kuba ufite impamvu kimbwira urinde se wowe umbwira kugira ngo numve n'ibintu uvuga. Noneho cyabaze kikaza kimukubita umufungo noneho kikagira nyine ijambo rinini cyane kuri we. Noneho cyagira ijambo rinini kikaza kimubwira ngo ariko se wakwifatiye umwana muto. Umwana mutoya mungana n'iki nuko Kimenyi yagiye gufata bamukubite na pasi rega, iyo pasi yari ntago mbesha je. Kimenyi bamusanze bamuhaye pasi ya Muyango, yamusanze hari kuri niba yakiniraga muri APR kuri aramuzana mu bakinnyi. Muyango yagiye gusanga Kimenyi ahantu bari mu bakinnyi barimo barakina umupira ahantu gutya, barakamuzanira kanabona ntacyo kabaye da. Ubwo batangira gupanga. Noneho bapanze bitangira gucamo.
bitangiye gucamo dore ngo abagore barishima za sireyi zose zirishima ndakubye buri umwe yakoze fete hari amafete yigeze kuba ntimumenye ko ayo mafete yari yo kugira ngo Kimenyi kubera Kimenyi yari yabonye girlfriend muto ariko nanone uwo girlfriend njya nkubwira ibintu God wowe kavuga ngo nibyabe njyewe duma mvuga ibintu byanjye nkaho ndimo ndakina mbivuga kubera n'ubundi ntacyo biba bintu wese ibiboro bimariye iki njyewe ko n'ubundi ntago biza kundisha mbivuga nyine nikinira nikiraho wakumva mu kuri ukava rugo ariko kenshi abari ukuri 90% duma ntago nyavuga ikintu atari ukuri so rero kuru byagenze hari amafete yajyaga abaho ukabona amasire yarimo aracelebrating ukagira ngo bari baracelebrating boro zabo kuba bari baracelebrating ngo Kimenyi yabaretse bose Kimenyi yari yarakojeje abantu imitwe yarishije abantu imitwe aho Kigali aho ngaho Kigali bigore byadaje then eventually ibi ujye ubona buri umwe ngo yatatse Muyango ngo ari abakiye Muyango ari abakiye Muyango iyo mizi ntabwo iracika baguma bagaruka urumva wavuze ngo uwamuriyeho ngo ntaki ubundi Kimenyi ameze nk'iki ngo uwamuriyeho navayo hari n'ubukobwa buba bwariye Kimenyi kakamuriya nk'uno munsi ari agafana ka Muyango kagahita kavuga ati yo Muyango namugize Muyango namudisappointinze kandi ndi umufana we ubwo se nzasubira muri Green Lodge mbone Muyango muri amaso kuyandika gahita kahamagara Muyango gahita gatajya kumubwira ngo Muyango I'm very sorry ngo nukuri kwimana Kimenyi yanzi aya magambo ntakunda aya magambo udakunda gukoresha Kimenyi yangize Kimenyi ejo n'ubundi twahuriye he amatura ngana yarangiza ukajya kubona Muyango akavuga ati ndakubabariye shedi ndakubabariye ewana iminsi 2 akajya kubona none kongeye gasubire kagiye kwirongoza ubukobwa bwinshi mu mihanda bugenda burongorana na Kimenyi buhamagara Muyango bumubwira ngo mwamba Muyango mabarira n'ukuri kwimana iyo ubonye izina rigumye rigarutsemo hano rikagarukamo rikagira haje tukatangira kurivugaho menya ko uwo nguwo noneho abari OG abari biba birimo security ziri hejuru biba ari ibintu bya danger hanyuma se nana uri muri Australia kubera iki yagarutse mu majwi cyane yakuriraga he na Kimenyi erega nawe n'umugore wa Kimenyi OG nana nuvuga ko nana yarahakanye ko atagiraga na Kimenyi hano ubundi kera habayeho nana ataramenya ikiganda nuzi ko nana ajya yivugisha ibiganda ageze hano kera habayeho uriya nana nta kiganda yarazi buriya nana yagiye muri Uganda amarangira ngo imyaka ngire ariko yagiye muri Uganda ari we mugore wa Kimenyi yagiye muri Uganda ba mu Rwanda ari we mugore wa Kimenyi bamaze ariko ari muri abo bagore bakuru buriya nana ruta Kimenyi imyaka nk'ibiri yes ndakureba nkakwibwira usobanura wararuha narakubwiye God we kugira ngo gusobanurire mba ngomba ni ukuvuga ngo nana ari muri abo bagore bakuru bashuga amamera abo bagore nari ndimo ndakubwira nana barimo kugira ngo Muyango rero turike kugira ngo yatakura mu diaspora byagenze bite kugira ngo Muyango yatake diaspora yatake nana ofete Muyango ntabwo ntabwo sinzi impamvu muri uvuga ngo Muyango yatatse nana ofete nana we man uzi ko nana Muyango aba yafashe ama message menshi reka mbivuge ndumva uri kubinyurira iruhande ku makuru nafashe urambwira niba ariyo nana agira atya muri bya bigande urukumva abashishimuye aka message akoherereza umuhungu wawe Kimenyi wapi abayoherereje Yago aka message mu kigande Muyango igihe yari atwite urumva atwitiye Kimenyi urumva ariko kubera ibintu byose bizunguruka Yago akabyisangamo ubwo nana barahudutse yandikiye Kimenyi ati nako Yago ati rega natwe turaho turakomeye ati nanjye ndahangaha ndi kurerera Kimenyi kare
yago ntabwo aza kukuyihakana. ndi kukubwira iyo message nayihakana biramureba. Ni amakuru y'imihanda nayabwiwe na Kasongo. Kasongo urabona tuno dusimba turi muri iyi minsi hari trend yuko Kasongo zirimo kugurukana intare. Uri kubibona? Aya makuru twayahawe na Gasongo. Kasongo ni ingurube y'ishyamba tuno tuboro uratubona. Kasongo mbona yewe. Kasongo mbona wewe niwe wazanye amakuru. Ngo aka ka message karagira no muri telefone ya Yagongo pa. Koherejwe na Nana. Kari mu Ruganda. Ikibazo cya Nana ntabwo azi kubesha. Nicyo kibazo cye. Babarira wibaze umuntu twite bro. Urukumva? Ukajya kubona ka message kavuye ku yindi baby ko ari kurerera umugabo wawe utwitiye. God, sinarindi hano ndimo ndavugira Muyango, mwese mwanyanjamye. Wariko uwo munsi urawibuka? Oya Muyango yatumaga Jihad niba ataratumucumaga Jihad kuko Jihad yari inshuti ye urumva yaragendaga akamubona arira cyangwa ari muri ibyo ngibyo Jihad akagenda agatwika. Urimo kunyuma Muyango reka nkubwire Muyango nganira nawe. Yes nganira nawe ntabwo nkeneye kuganira. Oya reka nkubwire ngiye ukuntu nganira na Muyango turaganira nk'ubu njya numva nk'ubu bavuye kumuvuga gutya nkagenda nkamubwira ariko se Muyango kubera iki umunyarugambo ujya kuvugana nawe iki? Inje Muyango ntabwo nshobora kumva kubera erega Muyango ni inshuti yanjye man. None se Godfather we numve bakuvuga ariko se ni kangaye bakuvuze baberanye ukuntu gusanga inyuma nkakubwira ati ibi ni ibiki? Oya kama makavanemo akunga ko kuza kuzana ababyeyi n'icyo sawa sorry. Urumva ni kangaye bakuvuze nkaza nkakubwira ati ibi ni ibiki cyangwa iminsi imwe njyana nabizira ndimo ndavugira abantu ugasanga ndakuvugiye ahubwo mbiguyemo ni nkaho ahubwo nari ngugambaniye. Urumva kandi nari ndimo ndakuvugira. So rero Muyango ngomba kumubaza ati we bitugani wowe ko nibuka turi kumwe aho na Miguel duteruye Miguel ibi ngibi ko birimo barambwira ko ntabyumva man. Ubwo Muyango agahita ambwira ibintu bye akahita ambwira side ye ariko akayimbwira nkaho arimo aravugana n'inshuti tu. Urumva atarinza za hano. Sasa rero yambwiye ibintu nkahita numva boroze nanjye hano ku mbuga mpita mbyanga kubera manumva muri bo muravuga ibintu mudafite ukuri kwinshi. Ariko ugasanga no kuri kwa Muyango kuba kugoye kuvuga ko urabivuga byose hagagenderamo abantu 500 kumeze nko kwa Prince Kid. Rero nanjye yonza nza ntabara ntafite information natanga information nyinshi kugira ngo sinkomeretse abantu benshi nkazajya nivugira nihitira mvuga to yandanze mureke kumuvuga singene muri byinshi ko ziduma ikinwa cyanjye kinuka gifungutse hasha kandi hahiye. So Muyango nawe Muyango yanyuze mu bintu by'ibintu bizajya bigaragaza. Urabona ngiye guhereza urugero ikibazo cya Muyango. Muyango araceceka. Muyango ntabwo avuga. Muyango kutavugwa kwe urimo kunyumva biramwafekta. Ndaguha urugero sinzi no warabonye ejo bundi wabonye Sagabeye hano uje kuri ndateka barabiri codings. Nagize gutya nyuma yo kubaga Muyango urabizi ko waje kumuvugira rero nkavuga ati iryo shano Muyango mbona ari indyarya urabyibuka? Bro nyuma yaho abandi bantu batazi ko batekereza batamani bastanzwe niyo bateruye ama message baterura ibintu byose ibintu Muyango bamukoreye. Urimo kunyumva? Urabona ko zina twaje hanga izinda akavuga hano abantu bose bakarira. Bati Muyango yamwirukanishije. Ukunyumva du? Udifata sinzi ikintu banziza. Je narakubwiye nakubwiye ikintu kimwe narakubwiye naranze ati Muyango ko ikintu atabikiriya ringa. Reka ngusetse ikintu cyatunguye. Umuntu aragenda akubita message chat zo kuri Twitter zo kuri Snapchat bari kubaga Muyango bro. Ntago bamubaze ahubwo bakoze muri bigizi byako baze mu bimvumvizwa na famille ye. Baramubaga bamukora discrimination ya danje. Ndaza hano je urabizi ko najya afata site. Uzi ko ushize navugiye zinda. Avuga zinda ngwino hano ku Karubanda. Byagenze gute ni gute mwazaga kurira nyuma yo gukorera umuntu ubugome bumeze gutya? Urimo kunyumva? Bati niwe wabitangiye yaranyirukanishije yongera guplayinga ya makadi. Urabizi ko ntajya ry'imboga. Ngira telefone zirenze imwe. Nahise mpamagara boss. Bose bakora. Boss ari wende.
bose ngo niba bamwitsinde bukikizina cye uriya ngo bakorera nyiri kabari bamwita nde munyibutse boss ntabwo aba boss sinabamenya ngiye ko aba boss ngiye menya ko ari wa Green Lounge se boss wa Green Lounge yitwa Bosco wa Green Lounge ntabwo ari oya ntabwo ari Bosco Mutambari hano we Mutambari hano ndapfuye bamwita Guillaume bro urukumva uyu Guillaume ngo niwe boss wabo wanganzu wawe ni gute umukozi umwe namushyize kuri space hano kuri live ndabaza we Guillaume ni gute Muyango aza kakwitsinaza imbere ukirukana umukozi mumaranye igihe kirekire bro Guillaume asasa inzobe ari sindaravuga ati Zinda ushingira kuki uvuga ko Muyango yakwirukanishije warasevugana na Big Boss hano naramuzanye ngiye n'abantu ahantu ntarukane n'abandi Dumba urimo kunyumva ibi bintu byo kuvuga ngo uruva ngo bavuze ngo bagize ngo nkwi gute se kandi mvuga ikinyarwanda n'abari kuvuga mvuga ikinyarwanda nazanye bose hano araza aravuga ati Zinda wowe ninde wakwirukanye wowe nyuma y'ibyabaye nyuma yuko umukobwa mugenzi wawe mwanashwanye ubu aguhamagaye I mean afashe video ya Muyango ari kubyina hariya bari kurya show wowe ubwawe wafashe umukobwa yaragiye afata video iyo story urayizi yafashe video Muyango ari kubyina na bagenzi be naravuga ngo boss niwe boss n'intuza ngo bitches ziri kubira icyuya ubwo ni Muyango ngo hanyuma ngo ziratwakinga ngo boss lady ariko Muyango watwakingira iki kubera icyo atwakinga kubera icyo Muyango agenda no reka nze nkubwire kubera ko ari umuhost wa mbere se kubera ko ari host wa mbere kubera ko abantu bose bamukunda iyo yaje bakagenda bakuzura atanga show reka nze nkubwire Dumba uzi gukorera amafaranga ukuntu bigenda siko bimeze biravuga urimo kunyumva agiye harasa akagira abakiriya bakaza birukanka akazana bari ababyinnyi bakabyina bakarya show none se ko abagiye ntabagenda bagiye mu kabari no se mu kabari kuva utabyinnye wowe yashobora guhagurukamo gake yagahita yeganyegamo Dumba ibyo ngibyo ni umuntu utazi icyo gukora ntabwo kujya hariya agata hariya bakabyina bari ababyinnyi urimo kunyumva nta basheira agashumba barabyina ariko ibyo ni ibiki nabo basheira nabo babyina kabisa bakurira ameza bakajya Muyango kujya hariya abantu bakishima bitwaye iki ko ari mu kazi basheira agashumba ntibabyina nabonye Sheira nawe acugusaka cyayijo agafata ndetse gato bari hariya bagiye kuri stage hariya bagiye kugira ntibabyina n'abahanzi ari abahanzi barabyina bafite amazina remereye kubera so Muyango kubyina I love ngiye numva namanuka ni Kigali kugira ngo njye muri la show ya Muyango yo ya hostinze kubera ko arimo arabyina tugana n'aba diaspora kamera I can't wait kumanuka kugira ngo njye muri la show ngende nsokera ahantu Muyango nira kruye bari gutanga show ari mu kazi icyo nta kibazo ariko agasomborotso kiriya ndaya yagiye kafata ngo yaje gushwana na Zinda yaje gushwana n'ura mukobwa wundi kiriya cyakoze cyabateranije witwa nuza ni Salma ufite agasura Salma afite Salma ariko Salma afite izina ry'ikisilamu ryiza riberewe aberewe afite agasura kameze nka digidigi noneho basari mu bundi baba baryoshye iwacu mu idini bararyoha vuba cyane gifite ibiheri mu maso hano nacyo nyuma ntabwo nikunze noneho wumva ibya Salima ntacyo mfa nawe sinkuze waba uroro utazanyanga basarima baba baryoshye ari niyo wanyanga kubitwe n'inkuba wantwara ikese wabwangatiwe umva rero noneho umuposi ndukura amagambo y'umubose aravuga ati araza hano akimara kwandika biriya biboro Muyango yararakaye kandi nayo byakurakaza do rero kubyumva asaba boro baye bamaye gift cyangwa nkigendera ukazajya wiganiriza nabo ko numva ari ntuza ntundaganira ntago wama gift baguhaye ntuza twagiye none se hano twagukodesheje ku buryo kwaguma tukugura ngaho ubundi Dumba ari kugira ngo mvuge inkuru neza urumva izi nkuru z'amatiku ubundi nzivuga neza nashyizemo kano gafoto bro gazi mugeze Dumba 5 dukomeze inkuru mugeze ku 5 Dumba aryoshye inkuru iyo ndi kumva gifite uburengo uri kumva Muyango agira defo yo kudasohoka ngo avuge kunyumva
agaceceka. Ufite Muyango urukumva ameze nka Debeni, avuga iki baduma bahari twamuvugira, ameze nka Debeni, ariko Debeni we akagiramo uburyarya bubi. Ariko Muyango akomeje kwambara iyi shusho yambara, urimo kumva biragenda bikamuturikiramo. Kasuku uko nabyita no gushira kuri kabyindi, ubundi ugatebya neza. Niba ari umuntu mbarira inkuru akikiriza nkumva inkuru iri kugenda bye nitumva mushinga mugeze kuri 5k dukomeza inkuru. Umuntu 5k mwabintu mwe dore ukuntu bisa mukandeho nakabaye mbwira ngo bikorere sike, ariko sike ndakwibike dore Jemma gwara Jemmy nawe ngo aratanze ako karabura gahande Jemmy gaho twagiye. Muyango yararakaye, urukunyumva ubundi Muyango ikintu yazize urimo kumva yavuye mu kazi kandi ari wagaburaga. Yavuye ibyo narabivuze, nshobora narabivuze ukundi ariko niko nabivuze tinga amagambo ya boss. Muyango arivumbura ahita sezera akazi. Buretse gato ico nico mpora Muyango njewe, kandi nagumaga nkivuga nimubimenye nimushake no kubyumva. Ikintu cya Muyango cyo kuba afite ego, icyo cyo kureka akazi nicyo navuga ati Muyango uzajya ureka ibintu byo kubyimba, byo kugira ego, bya pride. Nje nicyo muhora, ahasigaye mba numva ntacyo yakoze kandi niko kuri. Muyango yarahutse noneho ukumva Muyango ubwo ataje mu kazi urukumva Zinda aravuga ati ndapevera bro. Zinda aravuga ati ndahihostingira njenyine tumuka ndabyikorera urumva. Zinda baravuga ko hajemo wakoze Juliet Sheri urukumva ngo hajemo abantu 4 urimo kumva bari mu umuserivere n'umusekirite, ubwo ni 2. Muyango atagiyeyo, Muyango yivumbuye yavuyeho akaba ari yakavuyemo. Zinda urukumva aravuga izi saga zirimo kugira ngo nzasebe, reka nkoreshe excuse ziki zuko Muyango atameze, atari umwana mwiza, twashwanye nta n'iminsi 2 iciyemo. kandi byarumvikanaga cyane ko Muyango yaravuye no gushwana nande, yaravuye no gushwana na Keza Teriski, rero byari kumwafectinga. Ego uriya mukobwa yahise afata message Muyango ariko nawe urukumva buriya Snapchat ifite ukuntu yongoza bino bikorwa nubwo bitavuga ariko birabwanuka birandika. Ubwo Muyango akaba yabwanutse urumva, aragenda yandika iyi message. Dore nyirabayazana w'ibi byose ni iyi message, somaho. Iyi message ngira ngo Muyango ni hahandi yavuze, niba nyizi Muyango niba yavuze ngo I can do whatever I want. Ntabwo ndimo ndayireba neza yingirire nini, ntabwo nagira nini ngo bikunde nuko ndi kuyireba ambara amataratara. Ingese mana yanjye, no, don't waste time defending your weak ass. Your weak ass. Zooming ure neza we Juliet turacyari umwana. harimo na beach. Your big ass Juliet soma garagara gusa habuze umuntu inturumbutse ishobora gusoma. Ntabwo Godfather avuye muri Kongo yamenye Icyongereza. Don't waste your time. Don't waste time defending your weak ass bitch. Instead, give her some motivation. Maso. Cause if I say she ain't coming back, she ain't baby at Muyango. Hashtag Muyango. Ego baba. So amaso manini. Don't waste time defending Noza ngo your weak ass. So ukumva injiji zirahangabwo namutambyumvishe go fuck yourself. Urumva ariko se kubi icutukana, ariko se ntutsende mu 900 hari izina mvuze ngaho twagiye, hari izina mvuze uwumva muvuze natumuka gende, hari izina mvuze bahu urakoze cyane urabwiye mugene mwikinishe mw'byagapando. Hari uwo biza kubabaza ntavuze izina ntago bigize icyaho, ariko batuka mu bwenge. None se hari uwo ntutse murajya gutanga ikego muri igihumbi na sense rega mbabagiramo
ndabazi ntawe nzi ubaye nk'uwumvishe ko bavuze ko anuka kandi batamuvuze izina. no Dumba kankubwira ikintu kimwe turi kumwe du ntabwo biriya bintu biri gukorerwa uriya mwana ngiyewe mu buzima nanga karengane. Dumba Nyambo ari guhohoterwa. Reka Bigarukaho Nyambo ari gukorerwa. Turabigarukaho, reka Nyambo ntukazajya uvugirana Nyambo hano. Uko nyumva umuntu wese kuva kuri level 0 kugera kuri level, umuntu uzi ko ari kuri level 0 kugera kuri level ya 5 bitwa n'inkuba. Reka rero ahangaha niho bagiye bakubagira Muyango bro. Ikintu gitangaje rero cyanambabaje kurusha ibindi, mu magambo ya boss yaravuze ati ikintu umuhamya ntanga wigenda rya Zinda ava mu kazi ni Semuhungu, niwe waje tubiganiraho, niwo muhamya ntanga yuko Muyango atirukanishije nde Zinda. Kandi Semuhungu mwirwana hano arimo avuga ko Semuhungu yari ahaturamye nawe yari ahari. yego Reka urumva ngo difata ngiyewe nza nka tsunami kama urumva nabakubiseho bose batabizi nazo. Ariko Godfather urabona ko ngewe game mba nayibonye kure Zinda yari ahari. Urimo kunyumva amakuru mfite mu nshuti za Muyango urukumva nuko uburakari yari amfitiye bitewe n'ibibazo bya Keza ngo yabwiye abantu ngo iyo Godfather atari ikiremba nari kumuha umwana wa kabiri. Reka ntabwo ajya afata Saida avuga ukuri. Ngewe ko yarimo arakumbwira ko akuvuga nabi. Atakuvugana reka ntabwo arabizi kutankunda none se yavuga neza uzi kunyanga. Okay. Ngewe burubwa kumbwira itambwira ngo kira kigenzi cyawe dungo cyenda cyanga. Nabwo ati cyange. Nuko azi kunyanga ariko amakuru mfite ariko se buraya narabyumvise cyangwa narabirose ngo ashobora kuma kana kagakobwa. Ariko nyine ngo yaje kumenya amakuru ko ndiye mpwisa ahita bivamo. So here we go mutapping screen. Ikiremba byo kabisa inza makuru yawe na Juliet Mutamba byanze. Nuwo Jemmy mu bana Toronto nta kintu yakujya niyaje Jemmy uramwima sabira kunanira sorry pana kumwima. Uri kumva rero ngo arabirose gaceze. So mu yandi magambo uri kumva Jovire ginsi biko Muyango agira defo yo kutavuga kugira ngo atangiriza profile afite. Urukumva nujya kura kuri ntuze urumva photogenic uramukobwa afite profile. Muyango ntabwo yarangije kaminuza. Muyango araho kandi afite profile yuko ari Miss. Urukunyumva atandukanye na Zinda urimo kunyumva profile ye niyo kugenda akakubunuriza. Profile ya Zina niyo kubunuriza abantu. Ntabwo uriya bafite abana usanga bafite title zibaruta abagiye muri Miss Rwanda. Usanga mu muntu kira gikamba kidafite ikintu kikurikira. Ukaje usanga umuntu ngo ni Miss urimo kunyumva ni profile imuruta. Sibiri kubyumva. Abarimo barama gift murakoze cyane mukomeze muzime murabambere. Usanga ni profile imuruta. Umuntu wabashije gufacinga profile yo kuba Miss akarwana nayo kandi akayibyaza umusaruro. Nuvuge Jori. Rukunyumva? N'umukobwa wa Serwiri wenyine. Ibyo byamusunikiye no kugenda baramusenya baramwubaka kugira ngo abashe gufacinga iki iyo profile bamuhaye. You feel my point? Aha. None se kuba ntavuze ko ari byo bakora umukobwa wa Serwiri urashaka kugira ngo ndenzaho. Mbabarira nuko Mutesi bro Mutesi Jori wese tumvana muri zikomeza God kumva komeza story Jori ni promoter ndetse yatovuga Jori cy'ikomereka ari kuzi Mutesi Jori ushobora gufata ruguma kamukura ni promoter wallahi uzi Mutesi Jori ufata ruguma kamuvusha inkonda bro Jori is a promoter private ariko wewe aramubwira ati let Zinda shine should shine. Uri kumva Muyango agira defo yo kudasohoka ngo avuge kunyumva agaceceka ufite Muyango uri kumva
ameze nka debeni avuga iki badumba bahari twamuvugira. ameze nka debeni ariko debeni we akagiramo uburyarya bubi. Ariko Muyango akomeje kwambara iyi shusho yambara, urimo kumva, biragenda bikamuturikiramo audience cyangwa na public ikamujajinga, akagenda buriya kugira ngo umenye Muyango mwe muje muvugana nawe wasanga bajya bavugisha akarira bitewe n'ibyo oya njye ntabwo ajya mvugisha Muyango akarira, buri ubwo mvugishije ahita agira amahoro, ahita agira ibyishimo, niyo musanze ari muri solo ahita yishima kuko njye nicyo ntanga, the energy that I give my friends, I give the positive energy. ubwo nyine niba mugacurika birabareba. Urumva Muyango ni njyewe umuntu wenyine umuhamagara ari muri ako kavuyo nkahita nkibaza ati se Kimenya aheruka kukurongora ryari, kikambwira ngo ejo duguze ukuntu noneho ukuntu nkahita mwaza hano muvuga ngo kandi nuza kandi njyewe Muyango yarangiye none se ubwo urukumva utandukaniye na Keza na ntuza na Keza. oya njyewe mubaza nyine mu bushuti bwanye n'iki Keza ko bavuga ko ari afite ikindi kintu abashe akeneye. none se ko bavuganye na Muyango Keza we ntiyavuganye nawe ntuza akaza, none se ko ibyo mubiri nawe ukoze ko ariko anyway tugaruke rero gatoya. Akuribuka ko nakubwiye ko ari njyewe umuntu wa mbere wigeze gutorera ubusurira, njyewe natorera ubusurira bwa Muyango na Kimenyi, ni njyewe ubuzi inzi gitano ukuntu gisakuza. oya se ruka tugaruke ko bari gukorerwa umuntu bita ubwo banga baturabapasinze turabaretse. Urugo rwa Muyango barwanye no kurusenya kandi bararusenye. Banyarwandakazi ndashaka kubabwira ko umuntu wa mbere mbihagazeho nahagarara n'imbere y'ubutabera nkabivuga, njyewe nigeze gutorera ubusurira bwa Muyango na Kimenyi. Banyarwanda mu kanya dusigaranye, reka nze nkubwire buriya muri part 1 and 1 tugeze muri ntuza abantu muri aha mwese abantu 900 hafi 1000. Ubu nta muntu wakwinyara mu isuzumwa aba diaspora mwe akavanaho iyi part 1 and 1 iri muri galeri isigaje amasaha. Uzi ko dusigaje amasaha 6 kugira ngo iyi galeri ihite irangira. Mwaretse tugasigarame iri ya ntare na TikTok universe byonyine. Reka dukomeze